dufite abarokore ngo bazi gushyigikira isezerano ubwo itinze ngo reka niyeranje ni wiyeranje itagutumye bizapfa vuga ngo biza iyo ugiye itabivuze birapfa uzibeshye ujye itavuze urebe ukuntu bakudiha mwishimire ko muririmba tugakoma amashyi nimwishimire ko mubwiriza mukagira amazina akomeye nimwishimire ko mwubatse insengero nimwishimire ko mwabyaye mugaheka gusa ahubwo mwishimire hari ukuntu tujya dushima Imana ndashima Imana yampaye ibitenge byinshi sinyiburara sinyibwirirwa Yesu aravuze ngo ibyo ntimubyishimire yankumi yigiraga gutya hano sigaho iby'umutuku hano ushyiraho iby'ubururu hano ushyiraho umuhondo aho ushyiraho icyatsi igihe kirakubwira kiti komeza buhoro buhoro ukunama buhoro buhoro ukongera ukunama Yesu we ubu dufite abantu batujijishiriza mu mujyi aravuye mu byaro arabajura nagabatirega nzajya hano runaka hano abantu batanze nzahajijishiriza njye muri korari njye mbyina kabonye Imana batajya bajya ni wabo mu cyaro kubera ikibazo basizeyo hari abantu bavuye mu byaro bahunze ibyaha bikomeye barateye abana inda baza kujijishiriza i Kigali bene uwo ntashobora gusubira iwabo ndabasuje mu izina rya Yesu duhereze Imana icyubahiro haleluya abafite amaboko abiri yombi ari mazima duhereze Imana icyubahiro haleluya Bibiliya iravuga ngo abazima nibo bashima Imana rero turashima Imana ko turiho kubw'ubuntu bwayo bwinshi kandi urukundo rwinshi Imana yagaragaje mu mwana wayo kugira ngo twizere duhinduke abana b'Imana ku bantu baje namaze kwivuga nitwa Joseline Mukatete ndi umukobwa ndi umukristo mu itorero ryo mu Gatenga ubwo ni muri ADPR hanyuma uyu munsi Yesu yashimye ko ngaruka mwari munkumbuye ko mutamamagaye ariko ubanza mwaratumye Jimmy mukamubwira ko munkumbuye message yanyu yayitanze neza naje rero naje ngo tuganire ibya Yesu nta yandi makuru nzanye ahubwo amakuru tuzanye na ya Yesu kandi ndabona musa neza murasa n'abantu mukibanye na Yesu neza Imana ishimwe yabarinze nanjye kandinda kandi dushimiye n'umuyobozi umushumba w'iri torero wamenye ko tuzaza akaduha ikaze ndabizi ko Jimmy atabikora atavuganye n'abayobozi b'itorero mushumba Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu kandi umushumba n'ukuri tumutunga ibiganza tumusabire umugisha kubera ko hari abadayimoni batinya abashumba ntago abadayimoni b'inzara birukanwa n'amasengesho menshi dayimoni y'inzara yirukanwa n'ibiryo rero hari urwego rumwe cyangwa urundi abadayimoni batinya wari ibintu tutakikora umushumba hari rero mushumba wakoze kuza gutaramana natwe Imana iguhe umugisha mu mufite inshingano nyinshi n'akazi kenshi ariko guha Imana Yesu n'intama za Kristo umwanya nabyo turabibashimiye mu izina rya Yesu hanyuma namwe Imana ibaha umugisha uzi ko iyo nkahasanga mudahari nari kuririmba nkabwiriza wenda nari kubwiriza Jimmy simbizi kuko we ntiyasiba nk'umuyobozi ariko murasa neza murasa n'abantu baje bashaka Yesu umwami abahe icyo imitima yanyu yifuza muri Kristo Yesu haleluya hanyuma mu nzu y'Imana hakorerwa ibintu bitanu ariko reka mvuge bitatu by'ingenzi bikomeye ikintu cya mbere mu nzu y'Imana tuhakorera ntago tuza gusenga ahubwo tuza guterana hari ukuntu twitiranya amateraniro no gusenga muririmbyi yararirimbye aravuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ngagera kure cyane kandi agatambuka n'inyenyeri aravuga ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ntago umutima w'umuntu ujya mu rusengero bivuze ngo umuntu ashobora kuba ari mu murima ari guhinga ariko umutima we uri imbere y'Imana umuntu ashobora kuba ari mu isoko ari gucuruza cyangwa ari guhaha umutima we ukaba uri imbere y'Imana umuntu ashobora kuba ari kwa muganga arwaye arembye ariko umutima we ukaba uri imbere y'Imana ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ngo ugakomanga ushaka kureba Imana haleluya aravuga ngo impamvu ituma uwo muntu w'Imana ajya imbere y'Imana aravuga ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si ngo kwa data niho gusa hasendereye amahoro hanyuma rero ndabashimiye ko mwaje muje gusenga yego ariko mukaza no guterana Bibiliya iravuga ngo nkuko icyuma gityaza ikindi ngo niko umuntu agirira umumaro mugenzi we
twaje kubwirana amakuru ya Yesu. Yesu we, ndari mvuze ngo twaje kubwirana amakuru ya Yesu. Mbese mwiteguye kumva amakuru ya Yesu? Twese haleluya. Cya kabiri gikorerwa mu nzu y'Imana nukumva kandi umuntu ntiyumvisha amatwi y'umubiri gusa, ahubwo wumvisha amatwi y'umubiri ukanumvisha n'amatwi y'umutima. Iki gikorwa n'Umwuka Wera wenyine ugikora. Nta muntu ushobora kugikora. Jimmy nta ndirimbo waririmba, nta makorasi watera ngo umutima wumve icyo turi kuvuga, ntacyo. Ariko Umwuka Wera ajya bitwara bifite imbaraga, abijyana ari ubuzima, abibahereza ari ubuzima. Jewe nta kuntu nabona nababwiriza ngo mufashwe, ariko Umwuka Wera akorana n'amatwi y'umubiri akohereza mu matwi y'ubugingo bukumva, kandi bugingo akaba muzima. Twese haleluya. Icya gatatu, mu rusengero turavuga. Muri Bibiliya harimo abantu basenga bavuga, keretse umugore umwe gusa byananiye, n'umugore witwa Hana. Niwe wasenze akoresha systeme yo kutavuga, ariko ubundi umuntu iyo arimo gusenga aravuga. Gusenga ni ukuvuga, gusenga ni ukuganira n'Imana umuremyi wawe, ukayibwira ibikuriho, ukayibwira ibyo yaremye, ukayibwira ukuntu ari nziza, ukayibwira ukuntu iteye, ukayibwira byose, ukayishimira, ukayisaba, ukayinginga, ugasengera abandi. Gusenga ni ukuvuga. Twese haleluya. Hanyuma rero ibyo bintu bitatu muri bitanu, ubwo mvuze amaturo twayatanze, ntago mbivuze ko mu rusengero turatura dushimira Imana ibyo yaduhaye. Ni kumuririmbyi yavuze, wa mucuranzi wa piano yicare kuri piano. Nkunda kubwiriza rimwe na rimwe Umwuka yananzaho nkanaririmba, aze kwicara kuri piano wa mucuranzi. Mvuga ukuntu umuririmbyi yaravuze ngo nshima Umwami wo mu ijuru, ntanga ibyo mushimisha, nari mboshye arambora, nari ndwaye arankiza. Mumushime tumushime, tumushime tumushime, tumushime tumushime. Basogokuruza kera bari mu mubabaro, abagirira imbabazi tumuhimbarize ibyo. Nanone tumwisikire, nanone tumwisikire, nanone tumwisikire, kuko ari uko yahoze. Haleluya, haleluya. Imana ya Aburahamu niyo Mana yawe. Asante. Imana ya Yakobo niyo Mana yawe. Imana ya Isaka niyo Mana yawe. Amina, amina. Tuyikomera amashyi niyo Mana yacu. Asifiwe Yesu. Niyo Mana yacu. Ni Data wa twese mwiza, azi intege nke zacu, nuko aradukuyakuya waturinde Satani. Duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, zitaragira iteka. Uyu munsi ushobora kuba udafite igitura gifatika, amafaranga, imyenda bifatika, ariko n'umutima Imana irawemera. Umutima w'umuntu, Bibiliya iravuga ngo ndetse n'umutima w'umukene Imana ntizabusuzugura. Niba utatuye humura, nta rubanza ufitanye na Yesu, ariko umutima wawe uhinduka ituro rizima rinezeza umuremyi wawe. Haleluya. Yesu we, haleluya. Amen. Nabwiye ngo gusenga nukuvuga, ubwo nintera haleluya namwe muri kiriza. Ubundi hari ibintu abadayimoni batinya. Dayimoni zitinya n'amajwi yacu. Nabanje kuvuga ibi bintu byose kuko nabonaga dusa n'abatuje cyane, ariko ndabizi ko muri gufashwa. Dawidi ari kumwe na Goliyati mu kibaya. Goliyati yaravuze ngo yewe wakana kagahunguwe kumugenda, unteye gutyo nibuye n'umuhumetso wibwira kuri bunshobora. Genda ubaze ingabo bakuru bawe bari mu myobo barampunze. Ngo yaramaze iminsi 40 n'amajoro 40 asuzugura Imana ya Isiraheli ayituka.
Dawidi ajya kubonana na Sawuli yaramubajije ngo mbese uwo mufilisitiya ni muntu ki? Baramubwira ngo icyambere uwo mufilisitiya ntiyakebwe. Haleluya. Icyakabiri ubwoko bw'iwabo ntibwigeze bwitirirwa Imana, ariko kandi ubwoko bwacu twebwe abisirayeli Imana iratwitirirwa. Gatatu, Goliyati nta mana agira imurengera, ariko twebwe yacu iraturengera, kuko yavuze ngo niduca mu mazi izaba iri kumwe natwe, kandi niduca no mu muriro waka cyane izaturengera tuwuvemo. Goliyati nta mana imurengera agira. Dawidi arabaza ngo mbese nibihe bihembo muzahemba umuntu uzica Goliyati? Baramubwira ngo kubera Sawuli urugamba rwari rusa n'urwamugoye cyane, haramubwira ngo umuntu uzica Goliyati nzamuhemba umukobwa wanjye Mikali. Dawidi aravuga ngo ubwo urugamba rurimo n'igihembo reka njye kurwana. Haramubwira ngo kera nkiri mu ishyamba intare n'idubu byajyaga biza kundeba, bije gutwara intama, imwe mu ntama za data, imwe nkayifata, iyo ntare nkayifata cyangwa idubu ngo nkabicakira maze nkabyica. Abwira Sawuli aramubwira ngo iyo nshoboje kwica intare ikanshoboza kwica idubu, uyu munsi Goliyati utarakebwe utagira Imana imurengera utitirirwa Imana y'iwacu, Uwiteka aramungabiza kandi ndamwica. Icyo nari nshatse kuvuga, Goliyati ari kumwe na Dawidi mu kibaya yaramubwiye ngo unteranya agacumu n'uducumu we wa musore we, bene wanyu barananiwe barahunga ujute. Dawidi aramubwira ngo njyewe sinkuteye mu izina ry'ingabo za Isiraheli, ahubwo nkuteye mu izina ry'Uwiteka Imana wasuzuguye. Arabwira ngo uyu munsi Uwiteka arakungabiza ndakwica, kandi ndaguca igihanga, inyamaswa, inkongoro n'ibisiga birarya inyama zawe. Uyu munsi Uwiteka arabitera peti, birarya bihage. Iyo Satani avuze natwe tukavuga, iturwanirira n'ineshereza hagati muri twebwe. Hanyuma rero uyu munsi uze kuvuga, hari ijwi ryawe ryakirukana abadayimoni, kuko Satani itinya amajwi y'abera, dayimoni itinya amajwi y'abakiranutsi. Nintera haleluya wikirize, nindirimba nawe uririmbe, kubwo Uwiteka na Gideyoni. Intwari Yesu irarwanana natwe kandi turanesha. Yo mwami Yesu, ko numva ndi gufashwa kandi nanone naje ndwaye, maze iminsi ndwaye amagripe ntameze neza. Nabwiye Jimmy ndamubwira nti Jimmy unsengere rwose ndumva narembye, ariko uko biri ndumva ijwi ryaje ryari ryagiye burundu. Uwiteka rero ahimbazwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ndabizi ko abantu b'Intarama mukunda ijambo ry'Imana, kandi umugisha ukomeye cyane. Turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cy'icumi cyangwa igice cya 10 umurongo wa 20. Luka 10 umurongo wa 20. Luka 10 umurongo wa 20. Mwahageze dusome. Haravuze ngo ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Amen. Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Amen. Itangiriro, twagiye mu isezerano rya kera, igitabo cyitwa Itangiriro, igice cya 32 umurongo wa 30. Itangiriro 32 umurongo wa 30. Itangiriro 32 umurongo wa 30. Dusome mu izina rya Yesu. Ariko kandi twahera no ku murongo wa 27 kugira ngo bize kumvikana neza. Haravuze ngo umugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo.
aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi ahubwo uzitwa Isiraheli kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Amen. Dusoreze mu byahishuriwe Yohana igice cya 2 umurongo wa 17. Byahishuriwe Yohana igice cya 2 umurongo wa 17. Byahishuriwe Yohana 2 umurongo wa 17. Haravuze ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe nibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse nyiraryo rihabwa. Amen. Hari indirimbo yo mu gitabo yanjemo nicaye hariya numva umwuka wera arayimpase ko nyibaririmbira, nta nubwo nzi nimero yayo neza. Jimmy mpereza icyo gitabo. Indirimbo ivuga ngo njye mfite umukiza umvugira ku Mana. Yo Imana igumugisha. 76 mu ndirimbo zo gushimisha. Njye mfite umukiza umvugira ku Mana, ni inshuti idahana si nk'izo mu isi. 74 74 mu gushimisha. Njye mfite umukiza umvugira ku Mana. 74 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Numvisha umwuka ambwira ngo tuyiririmbe, kandi ntago ndusha umwuka amategeko. Tuyiririmbe mu izina rya Yesu. Tuyiririmbe na piano na base nkeya kugira ngo message itambuke neza. Njye mfite umukiza umvugira ku Mana, nishuti dahana si nk'izo mu isi. Iteka arandinda akanyinjira n'ibyago icyamuwaka umukiza wawe. Njye ninginga Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira. Njye ninginga Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira. Nahawe ikibanza na data wo mw'ijuru, urugo rwe rwera kubw'umwana we. Azangezayo ngo tubane iteka ryose, icyampa ngo nawe tuzabaneyo. Njye ninginga Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira. Njye ninginga Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira. Zahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane, abacunguwe yatubikiyeyo. Nyagira amatsiko nkawifuza mugenzi, icyampa ngo nawe uzawambara ubwo. Njye ninginga Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira. Njye ninginga Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira. Ubu njya ngira amahoro mu mutima, nyahawe na Yesu umukiza wanjye. Atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, icyampa ngasanga uyahawe nawe. Njye ninginga Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe nicyo ngusabira. Njye ninginga Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira. Numara kumwemera nk'umukiza wawe,
uhane mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana bahishurire Yesu, bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Jya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe nicyo ngusabira. Jya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe nicyo ngusabira. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo rifite intego ivuga ngo Yesu agufitiye uruhisho. Yesu agufitiye uruhisho. Munyikirize haleluya. Mbwirira mugenzi wawe umubwire ngo umwami adufitiye uruhisho. Uruhisho ni ikintu umuntu abikirwa ku munsi runaka, akazagihabwa mu buryo atatekerezaga, akakibona atagiteganyaga. Yesu atubikiye uruhisho. Torero haleluya. Yesu adufitiye uruhisho, kandi iby'isi yatwimye Yesu arabitubikiye. Haleluya. Yemwe haleluya. Umwami adufitiye uruhisho. Hanyuma turaza kurebera hamwe amazina 6 akomeye twitwa. Icyakora hari igihe usanga umuntu ayafite yose, cyangwa ugasanga afitemo nka 3 cyangwa 4 cyangwa 5 cyangwa yose ukabona yarayiswe. Turarebera hamwe amazina 6 akomeye umuntu ashobora kwitwa. Tuze kurebera hamwe n'izina rikomeye ry'uruhisho Yesu yaduhishiye. Imana ishimwe. Haleluya. Ijambo twasomye mu gitabo cy'Itangiriro, uyu ni Yakobo. Yakobo ni umugabo ukomeye uvuka ku musaza ukomeye wavuganye n'Imana witwa Isaka, kandi uyu Isaka nawe afite se witwa Aburahamu. Imana yahamagaye imukuye muri Uri y'Abakarudaya, iramubwira ngo vayo, va mu banyabyaha, va mu gihugu cy'ibigirwamana. Imuhamagara atitwa Aburahamu, yitwa Aburamu. Imukura muri Uri y'Abakarudaya mu nzu ya Setera, umugabo wacuruzaga ibigirwamana, kandi Aburamu nawe yari umwe mu bacuruzi ibyo bigirwamana. Haleluya. Iramubwira ngo va muri iyo nzu ya so, kubera yari yagiriwe ubuntu cyangwa se yari yagiriye umugisha ku Mana, ngo yajyaga ashakisha Imana. Nasomye komanteri zirambwira ngo Aburahamu yajyaga ashakisha uko yamenya Imana rurema, itari Imana izuba ryaka ngo bayanure, itari Imana abanura imvura iguye, itari Imana itinya imbeho, itari Imana abakiriya baboneka cyangwa babura hakaboneka ikibazo. Imana rurema. Twese haleluya. Uko yashakaga Imana nuko yagiraga umutima utekereza Imana buri munsi. Imana ireba ishyaka afite, iramubwira ngo umunsi umwe nzakwihishurira. Ni umugisha ukomeye kumenya Yesu, ni umugisha ukomeye kumenya Imana. Ngo yitegereze ishyaka Aburahamu yagiraga, ngo umunsi umwe iramwihishurira, imuhamagara mu izina n'ubwa mbere yari abyumvise. Iramuhamagara ngo Aburahamu, Aburahamu, nabonye umutima n'ishyaka ugira byo kuwushaka no kumishurirwa. Iyi Mana batanura imvura yaguye cyangwa izuba ryabaye ryinshi, iyi Mana batajyana ku isoko kuyicuruza, iyi Mana yaremye ibyo ubona n'ibyo utabona, ni njyewe Uwiteka. Ni Imana ijya yihishura, ni Imana ijya yivuga, ni Imana ijya yigaragaza. Iramubwira ngo ndi Uwiteka, ariko ndashaka uve muri iyi nzu ya so, uve mu bigirwamana bya Sotera, uze tugende tujye mu gihugu nzakwereka. Imubwira amasezerano 7 mu Itangiriro 12. Iramubwira ngo Aburahamu ni wemera ugahaguruka, bimwe mu bintu bikomeye nzagukorera. Nzahindura izina ryawe, nzaguhindurira izina, nzagukuraho izina ryo mu bigirwamana, guhereza izina uzitwa sekuruza wabizera bose. Yesu umwana w'Imana. Haleluya. Icyakabiri mu migishirirwa Imana yamubwiye, ndavuga mo nk'itatu gusa. Iramubwira ngo nyuma yo kuguhindurira izina, nzakugira isoko y'imigisha yose. Amahanga yose azabona umugisha ku bwawe.
uzajya ahamagara Imana y'Aburahamu nzajya mwitabira muri iryo zina. Abazasaba umugisha bose niwe bosi w'umugisha bazajya bahabwa umugisha kubera wowe. Imana ishimwe. Gatatu iramubwira ngo Aburahamu nuhaguruka ukagendana nanjye, imubwira ikintu gikomeye. Iramubwira ngo ntuzagire ubwoba bw'uzakuvuma. Hari ibintu tutajya twikorera bikorwa n'Imana. Ntuzagire ubwoba bw'uzakuvuma. Uzakuvuma nzamwivumira, kandi uzaguhesha umugisha nzawumwihera. N'Uwiteka ndabivuze. Numva ntangiye gufashwa kandi Imana ihimbazwe. Uzakuvuma nzamuvuma. Kumbe burya Imana izi n'abatuvuma. Ayiwe, Imana izi n'abatuvuga nabi. Imana izi n'abatureba nabi. Iramubwira ngo uzagutunga urutoki Aburahamu we azaba akoze mu mboni y'ijisho ryanjye. Uwo mugisha urakomeye. Aburahamu ngo amaze kumva ibintu Imana isezeranye nawe, gafata umwanzuro wo guhaguruka. Mukiza ijwi ryawe numvise rindutira yose, rinyongorera mu mutima ngo ntumvirayo musha. Ababisha baranyegereye bari inyuma n'imbere, nyamara wisunze Kristo undinde ibicumuro. Aburahamu ngo yumva ijwi ry'Imana aravuga ngo niyivuze. Igihe nabaniye na Dagoni sinigeze numva ivuga. Igihe nabaniye na Shera sinigeze numva ivuga. Ibigirwamana bya data byatangaga isuba ntibyigeze bivugisha. Ibyaherezaga abagore urubyaro ntibyavuganye nanjye, ariko ivuganye nanjye ndayumvise. Niyo ivuganye nanjye. Niyo hari ukuntu ijya ivuga tukayumva tukumva. Niyo ivuga tukayumva. Haleluya. Yesu arimo araganiriza abigishwa be, yarababwiye ngo intama zanjye ndazizi, ngo kandi nazo ziranze, ngo iyo mvuze ziranyumva, ngo kandi nazo iyo zivuze ndazumva. Hari ukuntu tujya tuyumva iyo ivuze natwe twavuga ikatwumva, ariko twayikomeye amashyi wa haleluya. Hari ukuntu ijya ivuga tukayumva tukamenya ko ari ivuze. Ijya ivuga tukayumva. Imana ihimbazwe. Mukiza wasezeranye abagukurikira yukuza bageza mw'ijuru bahorananeyo nawe, kandi nanjye nasezeranije guhora ngukorera, umfashije ubuntu nibambe we data mushawera. Aburahamu ngo yumva Imana aramenya ngo niyivuze. Uyu munsi Imana iguha amatwi yo kumva Imana. Ushobora kuba maze iminsi wumva andi majwi, wumva amajwi y'umugabo wawe cyangwa umugore wawe, wumva amajwi y'abana, wumva urusaku rw'urupfu, wumva urusaku rw'amadeni, wumva urusaku rw'inzara no kwambara ubusa. Ariko uyu munsi ni wumva Imana. Ijwi ry'Imana ritandukane n'andi majwi, ubimenye ko ari yivuze. Mugira ngo Aburahamu yari ari se ni hari abandi bantu bavuga, hari ibindi bintu byavugaga, ariko Aburahamu ahabwa Imana ikomeye yo kumva ijwi ry'Imana aritandukanya n'andi majwi. Uyu munsi Imana iguha amatwi yo kumva ijwi ryayo uritandukanye n'ayandi majwi. Urusaku rw'amadeni humura rugira iherezo. Ijwi ryanjye ryatakiye kure, ngira ubwoba ko nawe ubasha kunyumva. Ijwi ryanjye ryatakiye kure, ngira ubwoba ko nawe ubasha kunyumva. Maze Yesu anyumva vuba nk'umuntu urangururiye mu mpinga y'umusozi, arantabara
maze Yesu anyumva vuba. Umuntu urangururiye mu mpinga y'umusozi arantabara. Aba Yesu yumvise. Haleluya. Imana isimwa. Uyu munsi turatarama, uyu munsi turasenga, maze Yesu anyumva vuba. arantabara mu mpinga y'umusozi arantabara. Yesu ajya amenya gutandukanya ijwi ryawe n'iry'abandi bantu. Nubwo waba ufite impanga yawe, azi kubareba akabatandukanya. Abantu bashobora kunanirwa kugutandukanya n'uwabo muvukana naho wavutse kuko usa n'amateka yaho, ariko Yesu azi kugutandukanya. Bwira mugenzi wawe ngo Yesu azi kudutandukanya. Yesu azi kudutandukanya. N'Imana imenya ijwi rya Hagari ikamenya n'ijwi ry'umwana Ismael. Imana izi gutandukanya ijwi ry'umwana n'umubyeyi. Yesu azi kudutandukanya. Haleluya. Yesu azi kudutandukanya. Nshuti yanjye, mu bantu benshi batuye i Nyamata muri aka karere, Yesu azi gutandukanya ijwi ryawe n'iry'abandi. Muri miliyoni 10 na zingahe ntago nzi aho zigeze ubu, zimaze nko kuba 14 cyangwa 15 simbizi. Mu banyarwanda bose Yesu azi ijwi ryawe. Amen. 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 Haleluya. Numva hari umuntu ndi kubwira Yesu azi ijwi ryawe. Tugira ubwoba ko Yesu azi amajwi y'abandi bantu. Mu isi hari abantu bazi kuvuga neza, ariko Yesu azi ijwi ryawe. Nukuri hari umuntu ndi kubwira muri iri teraniro, Yesu azi amajwi yanyu kandi azi no kuyatandukanya. Amen. Yesu we amen. Aburahamu ngo yumva ijwi ry'Imana, aravuga ngo ni Imana ivuga. Arahaguruka, ahagurukana n'umugore we Sarayi bajya mu gihugu Imana yababwiye. Mwanditsi w'Abaheburayo yaranditse aravuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu ahaguruka ameze nk'utazi yajya. Ariko we yatumbiraga umudugudu, we ntiyabonaga inzu imwe gusa, we yabonaga karitsiye Imana yubatse. Iramubwira ngo iriya midugudu narayubatse ngo abera bazayibemo, si wowe gusa ahubwo n'urubyaro ruzagukomokaho rukizera nabo baciye umudugudu. Ahantu tuzaba Imana yahubatse kera. Imana ishimwe. Ahantu tuzaba abizera Imana yahateguye kera cyane. Kwizera ngo niko kwatumye Aburahamu ahaguruka ngo agenda ameze nk'utazi yajya, ngo ariko arimo aratumbira umudugudu Imana yubatse, ngo akavuga ko ari umushyitsi n'umwimukira. Imana ihimbazwe. Yesu we Imana ihimbazwe. Yego. Ngo abavuga batyo ngo baba bareba iyo gakondo. Agenda afite ijwi. Agira ikibazo cyo guhagurukana n'umugabo utumvise ijwi, ariko wagize ishyaka ryo kugenda, witwa Loti. Loti mu bantu bahamagawe ntiyari arimo. Ariko natangariye Bibiliya Jimmy. Bibiliya irimo ibintu bikomeye cyane. Loti akurikira Aburahamu ntiyari yumvise ijwi. Siko mwasomye namwe? Ariko muzi ikintu gitangaje. Muri Loti, muri baba Mowabu n'Abamori, babandi bavukiye Sowari basindishije se bakanywa inzoga, agasinda akaryamana n'abakobwa be. Uzi ko muri babandi bitwa ibicibwa bahagurutse batazi iyo bajya bagakora ibyaha, Yesu akomoka muri uwo mugore. Uzi ko Yesu adatinya amateka ashaririye mabi abishe, iyo yaje ntarobanura. Yesu we, ujye ugira ubwoba bw'amateka y'iwanyu kuva ngo njyewe Yesu niyangirire neza. Oya, ntareba ibisekuru, ntareba aho umuntu avuka, apfa kuba yaje yinjira mu mutima w'umuntu agakwirwamo. Yesu ajya yinjira muri twe agakwirwamo adashingiye ku mateka y'iwacu. Yesu ntiyarakwiye kuvukira muri Rusi, ntabwo yari kuba ntabwo nyirakuruza wa Yesu ntiyarakwiye kuba Rusi. Imana yari ikwiye kujya mu kureba muri Aburahamu kera, ariko Imana idatinya amateka
idatinya kavukire, Imana idatinya za karande, ireba Rusi umumowabukazi ukomoka kuri Loti, umunyabyaha utarahamagawe, iravuga ngo naje guhuza abanyamugisha n'abatari abanyamugisha ni Uwiteka. hanyuma umucunguzi wa bugufi ari we witwa Bowazi, mwene Aburahamu, ashakana na mwene Loti. Bibiliya irimo ibintu bikomeye, munyikiriza amen. Bibiliya ikavuga ngo icyo akora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yohana aravuga ngo kandi uko niko turi. Torero turacyari kumwe, munyikirize amen. Murihangana nubwo ntameze neza, ariko Yesu aradushyigikira rwose. Munyikirize haleluya. Umuntu w'inyuma ni kateye yagira intege nke, ariko umuntu w'imbere ni muzima. Nizera mutaza kubangamirwa, kuko niko Yesu yantumye ngo nze nanarwaye, ariko kandi byose biragenda neza. Hanyuma Aburahamu arahaguruka aragenda. Rya sezerano ryo kubyara riza gusohora, risohora bitinze ariko rirasohora. Dufite ikibazo cy'abarokore bavuganye n'Imana, bibwira ngo Imana irabikora nimugoroba. Urabona Imana ivugana nawe saa 6, ugahita ujya kuyishyuza saa 11. Ariko hano nta sinzi niba babamo. Imana ivuganira nawe saa 11 Nyamata, ikakubwira iti ndi Uwiteka, nzabikora, nzabisohoza, ndi Imana ishobora byose, ndaje. Ukagira ngo iraza nka nimugoroba mu kanya saa 10. Iteraniro twarirangiza ukagira ngo murahurira hano hanze inyuma y'urusengero, ugakubita umunsi, ugakubita 2, ugakubita 3, ugakubita umwaka, ukavuga ati Imana ntibaho. Ariko iyo mwizeye nuko iteye, ishobora gutinda cyangwa ikabanguka, nibwo bumana bwayo. Yewe nibwo bumana bwayo. Ishobora gutinda cyangwa ikabanguka, nibwo bumana bwayo. Yewe nibwo bumana bwayo. Aburahamu yavuganye nawe agira ngo uwo munsi birarara bibaye. Abwira Sheri ati witegure mu kanya ejo uzaba ukikiye nk'abandi babyeyi. Ayi wewe, umwaka umwe urashira, 2 irashira, 10 irashira, mu izina rya Yesu. Sara ati se niyo mwavuganye cyangwa siyo? Subirayo yibaze niba ariyo mwavuganye. Asubiyeyo biramubwira iti reka ngutembereze. Iramubwira iti nkurikira. Ibiramutembereje, iramujyana ahantu heza hitaruye ngo hari nka ninjoro. Ngimuhumura amaso, iramubwira ngo ngaho barazira nyenyeri. Ima ngazibaza imibare iramunanira. Iramubwira ngo okay sawa tumanuke ku musenyi w'inyanja. Ngo baramanuka, iramubwira ngo ngaho fata umusenyi ubare. Arabara biranga. Iramubwira ngo bya bindi navuze ndacyabizirikana, ndi Imana itabeshya, ariko taha ugenda ubwire Sara akomeze yiha. Yesu we, ninjye navuze, ni jyewe, ninjye nabivuze. Kubukeye 17 ngira ngo igezemo, ntago Bibiliya ntivuga imibare. Urumva Sara ari gusaza, arakecuye, umukecuru wavuye mu mihango byarangiye. Abarambwa ati rero iyo Mana reka tuyigira inama, twiyeranje. Fata agakobwa kacu hano hepfo, uryamane nako, wabona Imana yarabyibagiwe. Abaragafasha Aburahamu, bararyama, amutera inda, babyara Isimayeli. Dufite abarokore ngo bazi gushyigikira isezerano. Ubwo itinze ngo reka niyeranje. Ni wiyeranje itagutumye bizapfa. Vuga ngo biza. Iyo ugiye itabivuze birapfa. Uzibeshye ujye itavuze, urebe ukuntu bakudiha. Barakudiha bakaguhiza mu gitondo n'iza nimugoroba, ukabyufise ni wewe wavuze ko ari warambwiye kuzamura urugo rwi, wagiye yakubwiye se. Hanyuma tegura amatama bayagire manini, wihangane kuko washyigikiye isezerano, kandi Imana ntishyigikirwa. Abaje gusenga haleluya. Amen. Ibeshye se ugifata iseti itakubwiye ngo nabandi ngo baracuruza, ukazegereza umugabo ushira impereza 500 na runaka aracuruza sha. Reka biguhe noneho, abiguhe ugende ujya gufata iseta, ugende itavuze, bagucaho bakajya guhahira abandi kandi waranguye byiza. Abaje gusenga haleluya. Yesu ko mundebye neza.
ibeshye se wimuke uve muri Nyabanti itavuze ibeshye urabona ngo mana ngo nturanye ngo mfite ibibazo ngo byinshi ngo ngewe ibeshye ugenda itavuze warayimenyereje cyane ko munayimenyereza mana bigenze nembikore gute urabona ari ibingibi se komeza uyimenyereze noneho uzagenda itavuze uzarebe bizakubaho uzagaruka kwibwira uti mana tindagarutse ariko narahombye kubwira iti warahombye nyine wagiye utambajije muzi byabaye kuri Sara yabonye Hagara amaze kubyara umwana akuze akajya abwira se w'umwana ari w'Aburahamu akamubwira ngo Hagaye aho yatwitiye akabyara asigaye asuzugura Bibiliya avuga ngo nuko Uwiteka agenderera Aburahamu nijoro aramubwira ngo uwo mukobwa n'umuhungu we birukane bavaho kugira ngo nzasohoze isezerano nagiranye nawe ariko si kuri Hagayi ahubwo kuri Hagari ahubwo ni Sarayi umugore wawe baramwirukana Hagari aragenda n'umwana Uwiteka aza gusohoza isezerano Sara arabyara hanyuma rero ijambo twasomye shaka kwihuta aza kubyara abyara Isaka aza kubyara abahungu babiri abyara Yakobo nande na Esawu uyu Yakobo Bibiliya yari yaramuvuzeho mbere Imana yamuvuzeho kera iravanga umuto mu nda ya Rebeka harimo amahanga abiri umwe azaba mukuru undi abe muto ariko Uwiteka aravanga umuto azaba ukomeye kuri mukuru we Imana yari yarasobanuye amasezerano n'ibizaba kuri aba bana b'abahungu babiri bakiri no mu nda ya nyina munyikirize haleluya twese haleluya Bibiliya ivuga ngo Yakobo na Esawu bavuka buri wese afite isezerano rye ariko igihe kiza kugera Yakobo ahitamo kuriganya umugisha wa mukuru we ajya kuriganya umugisha wa mukuru we ubwo Isaka yaramaze gusaza arambwira ngo nimugende munshakira umuhigo abivugana na Esawu kuko umwana w'umuhungu ari we wafataga umugisha niwe wakiraga umugisha wa se mbere hanyuma ngo nyina amenya amakuru ko se ashaka guha umwana w'umugisha Yakobo ngo yabaga mu rugo cyane amufasha uturimo murabiza ababyeyi mukunda abana babafasha uturimo two mu rugo cyane twese haleluya aramubwira ati mwana wanjye Yakobo namenye amakuru ko so ashaka guhesha umugisha mukuru wawe none ihuta ujye mu gikari hano mu kiraro ukuremo ibyo utegurira papa wawe unyarutse vuba umutange ya Esawu hanyuma baguhesha umugisha w'umwana w'imfura kandi utari imfura muri kumva kanu nyina wa Yakobo yakoze Yakobo yihina mu gikari afata itungo araribaga araritegura vuba kuko Yakobo yari afite ahatandukaniye na Esawu we yagiraga impumuro ye akagira n'imyambaro yambaraga se amuziho kandi ngo yari afite n'ibyoya byinshi ku maboko urumva Esawu yari afite ukuntu azwi n'ijwi rye se yari arizi cyane n'irya Yakobo urumva umubyeyi azi gutandukanya abana be Yakobo akora ikintu gikomeye igihe arimo arategura ibyo byose ngafata uruhu rwa rya tungo yishe arwambara ku bikonjo bye kugira ngo ajijishe se najya mukora hajya yumva ari Esawu afata imyenda ya Esawu irimo impumuro ya mukuru we arayambara muri kumva ajyana ifunguro yateguriye se ngajya kumuha umugisha Imana ireba iki cyumba kirimo abantu batatu cyangwa bane kirimo Imana ahantu Isaka ryamye Imana irahari memu na Satani arahari kugira ngo se we ntabahari nawe n'umwuka hanyuma harimo se wa Yakobo harimo na Yakobo ubwe aha hantu niho nshaka ko tuganirira harimo ijambo rivuga ngo Imana itubikiye uruhisho nyuma yo kuduha izina rishya munyikirize amen Yakobo arirukanka ajya mu cyumba abwira Sara ati data ndaje Isaka cyumva umwana avuga ati mwana wanje nyegera ndi kumva uvuga nka Yakobo nyegera ngaramwegera ngamukorakoraho nose kuvuga nka Yakobo nagukoraho nkumva uri Esawu nyegera numva impumuro yawe ngaramwegera akajya yumva impumuro ni Esawu ariko Yakobo yavuga kumva ni Yakobo icara ubwo sinamenya simperukana namwe wenda wabona ijwi ryarahindutse aricara
amuha umugisha wose awumarayo. Arambwira ati mwana wanjye Uwiteka azabane nawe, azaguha umugisha, uzahinge weze, uzacuruze wunguke. Amuha imigisha yose arayirangiza. Agisohoka akiva mu cyumba cya se, Esawu nawe aba yarinjiye mu nzu. Yinjiye mu cyumba cya se amaze gutegura, yarazi ibyo sakunda, ngo yinjiyemo arambwira ati papa narinje ngo umuhe umugisha. Ise Isaka ati yo none se si wowe uvuye hano? Arambwira ati wowe ntago ari ngiye batapu batubwo ni wa murumuna wawe Yakobo, nyine izina ni ryo muntu n'umuriganya arakuriganyije. Ngo Esawu ahita asohoka. Haramuza papa nta nakagisha nagacu usigaranye. Arambwira ati mwana wanjye umugisha wose nawe utanze, icyo akoreka nkubwire uzabeshwaho n'inkota yawe. Inkota ni izagutunga nta kindi. Esawu ngasohokana n'umujinya, haravuga ngo murumuna wanjye ndamwica Yakobo. Twese haleluya. Yesu we muri gusinzira? Haleluya. Hari inyuma hari abantu mbona bafite impano yo gusinzira, ariko hari n'abari maso. Munyikirize haleluya. Yakobo ava mu rugo ahunze umujinya wa mukuru we Esawu, ahungira kwa Labani. Iri jambo twasomye yarahamaze imyaka 20. Nibyo nshaka kuza guhuza n'iri jambo twasomye. Ahamaze igihe kinini, ngo muri iryo joro araryama, marayika w'Uwiteka aramugendera amubwira ngo Labani asigaye akureba ijisho ribi, haguruka usubire iwanyu, utaha iwanyu, nzaguha umugisha nk'uko nabivuganye nawe, kandi uhagurukane n'inshoreke zawe n'abana bawe, ugende uve imbere ya sobukwe ari kukureba nabi. Barabyuka arahambira abwira abana ati turatashye, abagore ati turatashye, baramukurikira. Iri jambo twasomye rero twese haleluya. Yesu we haleluya. Iryo joro ngo Yakobo yambutsa abana be n'imitungo yari afite n'abagore be n'inshoreke ze, ngabishyira hakurya y'ikiraro cyitwa Yaboki. Aragaruka kandi agaruka hakuno, aza kubaza Imana ngo ko nasize mukuru wanjye mwibye umugisha ntazanyica. Ngiryo joro marayika w'Imana araza. Niyo twihebye hari igihe Imana igiza. Munyikirize haleluya. Ngo barakirana ngo umuseke wenda gutambika, marayika aramubwira ngo ndekura. Yakobo aramubwira ati sinkurekura utamaye umugisha, mfite abagore, mfite abana, mfite imitungo, ariko hari undi mugisha nkeneye. Yakobo marayika aramubaza ngo witwa nde? Hanyuma Bibiliya ivuze marayika Uwiteka mu isezerano rya kera ibivuga Kristo. Haleluya. Iyo mu isezerano rya kera bavuze marayika Uwiteka baba bavuze Kristo. Mu by'ukuri Yesu ntazi Yakobo. Munyikirize. Mu by'ukuri Imana ntizi Yakobo. Kuki yongeye kumubaza ngo urinde? Munyinginge mbabwira akantu. Uzi impamvu Yakobo bongeye kumubaza ngo urinde? Kuri se Isaka yiyise Esawu, ariko kuko ageze imbere ya Yesu ntari bwongere kubeshya. Agomba kuvugisha ukuri kubera impamvu ebyiri nshaka kubabwira. Munyikirize amen. Yesu we munyikirize haleluya. Impamvu ya mbere, Yakobo agomba kuvuga ukuri. Aho yavuye yasizeho ikibazo, kandi uwo bagiranye ikibazo ntarapfa, aracyariho. Kugira ngo Yakobo ahinguke muri bene wabo n'imbere y'umuvandimwe we, agomba kugaruka yarahindutse undi utari wa undi wagiye mbere. Yesu we, ubu dufite abantu batujijishiriza mu mujyi. Aravuye mu byaro arabajura, nagabatirega nzajya ahantu runaka, ahantu abantu batanze, nzahajijishiriza, njye muri korari, njye mbyina kabonye Imana, batajya bajya n'iwabo mu cyaro kubera ikibazo basizeyo. Ariko hano ntabahari. Ntago abantu bose baba mu mujyi. Undi mu mujyi haba ibyiciro bitatu. Munyikirize haleluya. Yesu we ko mwandakariye. Munyikirize haleluya. Mu mujyi haba abantu batatu. Umuntu wa mbere uba mu mujyi ni umuntu ufite akazi. Umuntu wa kabiri uba mu mujyi ni umuntu uhabeshejwe n'ibyaha. Kubura ibyaha bikomeye biba mu migi. Shaka kuba ari indaya, yicuruza, cyangwa ari umujura, cyangwa akora utundi tuntu. Gatatu
umuntu uba mu mujyi ni umuntu wavuye mu cyaro yumvise ijwi rimubwira ngo mwana wanjye haguruka uve hano ugende nzakugirira neza. Abo bantu batatu nibo bari mu mujyi. Niba utahabaye ufite akazi uhabaye ufite akandi ukora. Niba utahabaye udakora ko uhabaye ufite nzayima. Abo bantu batatu rero bose reka mvuge kuri uwa kabiri. Hari abantu bavuye mu byaro bahunze ibyaha bikomeye barateye abana inda baza kujijishiriza i Kigali. Bene uwo ntashobora gusubira iwabo. Ntibibaho. Niyo yagiye agenda nimugoroba mu gitondo saa 11 abagarutse kugira ngo hatagira umubona. Kuri Noheli ntiyajyayo ahamagara ati mama ndakoherereza 5 ariko singarukaho kubera yasize ateye umwana indi. Ariko abari mu mujyi bafite nzayimana niyo baba ari nta bifatika babona batunzwe n'ijambo ry'Imana, batunzwe n'iby'Imana yavuze. Munyikirize haleluya. Iby'Imana yavuze birabatungishije bibabeshejeho kandi iryo jwi ryahagurukanye nabo rirabakurikirana rirabakomeza rirabahumuriza rikabwira ngo ni jye wa wundi wavuganye nanjye komeza ujya imbere nzabana nawe. Twese amen. Hanyuma kakano nari mbabwiye ngo nje mbabwire impamvu ya mbere Yakobo agomba gutaha iwabo yahindutse nuko yasize afite bidega afite amakosa. Impamvu ya kabiri agenda n'izina ribi. Twese amen. Jimmy yampaye umwanya uhagije ariko Mwuka Wera aze kumfasha. Mwuka Wera aze kugira gute? Marayika abajije Yakobo aramubaza ngo urinde. Yakobo aramubwira ngo mperutse kubeshya data ko ndi Esau kuko nari nambaye imyenda nkiye mfite n'ibyoya nk'ibye, ariko uyu mugabo twakiranye agakora ku nyonga y'umunsi w'itako ryanjye nkumva icyo akoze sinamubeshya. Abarambwira ati burya ndi Yakobo ndi umuriganya. Marayika aramubwira ati turabye twagira ngo twumve ko uri bwongere kubeshya. Ubwo wemera uwuriwe ukemera n'amakosa yawe n'ibyaha wakoze kera, hari gift nkuzaniye, hari impano bampaye. Bambwiye ngo nimpura nawe ntiwongere kwambuka iki kiraro ngo usubire iwanyu uri Yakobo, ahubwo urataha witwa Isiraheli. Kandi iri zina uhawe riraguhindurira kugeza igihe riguha igitinyiro Esau ntacyo azagutwara. Humura Esau ntacyo azagutwara kuko uriwe cyara imbere ya so urahindutse wageze imbere y'uhindura amazina. Imana ishimwe. Oh haleluya. 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 Mwicaye imbere y'uhindura amazina, mwicaye imbere y'uhindura ubuzima, mwicaye imbere y'uhindura imibereho, mwicaye imbere y'Umuremyi. Niwe wenyine ugira icyarema kandi akagikomeza. Yakobo no gucumbagira kose urumva bamukoze ku nyonga y'umunsi w'itako arimo aracumbagira ariko avuga ati ubwo umwami Yesu ankunda nubwo ndimo ndacumbagira ntazi uko ndi bubwire umugore wanjye Rebeka cyangwa Rasheli, ariko ngarutse ntari umuriganya nahuye na Yesu. Sinyiri cy'abantu bifuza ko mbacyo ahubwo n'Imana ishaka ko mbacyo. Reka mbabwire narahindutse yampinduye izina amirindirisha. Reka mbabwire narahindutse yampinduye izina amirindirisha. Benshi bari bazi ko nkiri wa wundi, abandi bari bazi ko nkikora ibya kera, ariko nyuma yo gupfa kwe yampinduye izina amirindirisha. Amaraso yamenetse yanguyeho urubata yarabohowe ndaririmba
nzi yuko nababariwe amaraso yamenetse haleluya yanguyeho urubanza narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko yababariwe. Imana ifite amakarita abiri y'ubuzima bwawe. Hari ikarita yanditseho amazina yawe, ibirego umwanzi ajya kurega. Ifite n'indi karita iriho amazina Imana ikwita. Hanyuma umwuka wera ndahishuriwe cyane cyane. Umwuka wera niwe ufite uburenganzira wenyine bwo kukubwira ngo uri kwitwa uyu ariko byahinduka. Niwe ufite uburenganzira bwo kura ifisha iriho amazina yanduye akakubwira ngo mwana w'Imana hari ibirego imbere yawe ariko uyu munsi nubishaka birahinduka baguhereza indi karita iri handi mazina witwa umwana w'Imana. Amen. Ntago nzi abantu basengeye iki cyumba ariko ndumva ndi gufashwa. Hano harimo imbaraga. Satani yagiye imbere y'Imana ngajyanye ibirego kuri umutambyi witwa Yosuwa. Ngagenda agaragaza ikarita iriho izina ryanduye. Abwira Imana ngo dore ikanzu ya Yosuwa iranduye iriho ibyaha yakoze. Murebe iriho ibizinga. Ariko Imana iganira na Satani aramubwira ngo oya sibyo. Hari indi karita tuziho Yosuwa. Hari ukundi kuntu tumuzi. Imana ibwira marayika aramubwira ngo genda umwambure ikanzu yanduye. Umwambike ikanzu nshya itagira ikizinga namba. Haleluya. Uwo murimo n'umwuka wera ukora ukudukuramo imyambaro yanduye n'ibirego Satani yagaragaje tukambikwa indi myambaro mishya. Ndafashijwe cyane. Ndafashijwe cyane. Muzi ko mfashijwe. Bibiliya avuga ngo nuko Yakobo bamuhindurira izina baravuga ngo genda ntukitwa umuriganya ukundi uzitwa Isirayeli, bivuga ngo uhindutse ubwoko bw'Imana. Uyu munsi Imana igufitiye uruhisho, igufitiye izina rishya, ni izina ritandukanye n'aya mazina yose. Twese haleluya. Yesu yavuze ngo abigishwa yarabohereje 70 arababwira ngo nimugende mujye kwirukana abadayimoni, mukize indwara, mubwire abantu ubutumwa bwiza, mubabwire ko ubwami bw'Imana bubegereje. Arabwira ngo ibyo nakoraga namwe mugende mubikore. Bagenda ari 70 bafite ubutware, bafite ijambo ryavuzwe na Kristo. Biravuga ngo bajya kuri tere barabikora birakunda, barabwiriza birakunda, bateye haleluya, abantu barabikiriza ngo barambika ibiganza ku barwayi, abantu barakira, birukana abadayimoni barashwiragira. Ngo batashe bagenda bikoma mu gituza bati vraiment nantuka kugendana na Yesu ni fiyeri. Ayiwe we. Ariko umuntu aririmba akavuga ngo ikorari ni yacu koko muri Nyamata yose irahitinze. Abantu bajya bikoma mu gituza bakagira ngo nibo, kumbe barira ku izina rya Yesu. Abigishwa bagenda babwira Yesu bati wow, gukorana nawe ntako bisa, Isamariya yose badutinya, Iyudaya yose ni twebwe, ni njyewe Petero ndakaze, ni njyewe Yuda nawe ngo yikoma mu gituza ati burya nanjye ndakaze. Yesu ati nawe se ugurakazara uri mu bazangambanira. Ba Filipo ba Matayo ngo bagenda bikoma mu gituza ba Yohana bene Zebedayo ngo bikoma mu gituza ba Yakobo. Yesu arabicaza avuga ati mwe mugabanyije amarere mwicare hano. Avuga tuzi ikintu neretswe, ati nabonye marayika ava mu ijuru, Satani ava mu ijuru ameze nk'umurabyo, kandi nimwashaka aravuga ngo ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire ko amazina yawe
nimwishimire ko muririmba tugakoma amashyi, no, nimwishimire ko mubwiriza mukagira amazina akomeye, nimwishimire ko mwubatse insengero, nimwishimire ko mwabyaye mugaheka gusa, ahubwo mwishimire hari ukuntu tujya dushima Imana. Ndashima Imana, Imana yampaye ibitenge byinshi, sinyiburara sinyibwirirwa. Yesu aravuze ngo ibyo ntimubyishimire. Twaguze amazu, twaguze amamodoka, dusigaye duhinduranya imyenda. Yesu aravuze ngo ibyo ntimubyishimire. Dusigaye duhembwa menshi, twubakiye iwacu, ubuzima ni sawa. Aravuze ngo ibyo ntimubyishimire, ngo ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe. Amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Twagiye muri Amerika, tuba mu ma etaje, tuguwe neza, turacana umuriro, turakanda ku gikuta bikaka. No, si ibyo, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe. Tuzi kuvuga Icyongereza n'Igifaransa, dufata ibyemezo, twirirwa kuri computer. No, si ibyo, mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cyandera cy'ubugingo. Bana himbaza. Reka mbabwire bwa bwoko butandatu bw'amazina. Ubwoko bwa mbere bw'izina bubaho ni izina umuntu yitwa n'ababyeyi. Amen. Izina umuntu ahabwa n'ababyeyi. Hanyuma ndaza kuvuga cyane ku mazina atugiraho ingaruka. Iyo usomye mu gitabo cya mbere cy'Ingoma igice cya 4 umurongo wa 9 uhasanga amateka y'umugabo witwa Yabesi. Inde? Yabesi. Yabesi ni umugabo wabayeho, Imana imuha umugisha, imuha icyubahiro, imuha amafaranga ariko afite izina ribi, imuha abana ariko afite izina ribi. Izina ryitwa Gahinda. Hano hose yaracaga, tugiye guhahira kwa Gahinda. Se uyu munsi turataramira he? Turataramira kwa Gahinda. Yabesi. Ni bande babyaye ni Gahinda? Nyamahinga. Gahinda yabonye akazi Kigali, bati Gahinda yagiye muri Amerika, bati Gahinda yagiye muri Amerika. So Gahinda umuntu ajyana naka kagategera n'indege pe. Uzika Gahinda umuntu atega umunyonzi yanamwiyishyuriye, Gahinda kakamubwira ati nanjye ndaharisha. Uramwishyura nanjye unyishyurira. Uwo ni Gahinda. Gahinda arakubwira ati byaro umwe, byare babiri, byare batatu, ariko nzajya ndara hagati muri bo. Ninde wize masters ni Gahinda, ubwo ni Yabesi. Imana imuha imigisha, ibyitwa amahirwe byose by'ubuzima, ariko asigarana ikibazo cy'izina ribi. Abaje gusenga haleluya. Amen. Yesu we, abaje gusenga haleluya. Amen. Reba Gahinda bamushyiriye indabyo yabyaye, bati welcome baby, bati so mwana no ukwande, bati no ukwa Gahinda. Izina rya Yesu. Kandi Yabesi azi gutanga akayashaho. Yewe we, iyo agiye mu mujyi agura igitenge cyiza cy'umugore, akakizana ari gahi, siko mutanyikiriza mwanyanze. Yabesi azi gutanga akaye. Niyo yagiye gutega indege bamushyira indabyo, bati Yabesi we, tega indege ujye muri Amerika cyangwa ujye mu Burayi. Agahinda kakamubwira ati ukatisha yawe niyanjye uyikatisha. Ndavuga itiki. Gahinda kagakurikirana. Yabesi ngabirambiwe. Yagera muri quartier bakamukomera amashyi, batari ko tuyakomeye Gahinda. Burya ni Gahinda tuyakomeye. Ngo umunsi umwe ajya mu masengesho nkuko mwaje gusenga. Twese haleluya. Gahinda karamubwira ngo nubwo ugiye gusenga turajyana. Gahinda kinjira no mu rusengero nta kisoni kagira. Gahinda muri kirana twatera haleluya, ati suratera haleluya y'iki ko nejo bundi Imana itabikoze. Ahubwo ati twaraje. Gahinda n'umutungo wimukana. Tera haleluya, ati ntayo nteye nejo bundi narayiteye, wa mugane wa papa wagiye ejo. Tivuga nene tamene igihe nazivugiye se zizamara iki? Cyamaye uwo ni Gahinda uri kukubwira ati byihorere.
undi Imana yakugenje uko ishaka ngo ariko Yabesi aza mu masengesho aganira n'agahinda karakabwira ngo gahinda naje imbere y'umara agahinda duhereze Imana icyubahiro kakajya kamubwira ngo se ngo igihe wabaniye nayo kitaka kumaze arayibwira ngo yihorere ndabizi ijya yihisha ariko hari n'igihe igaragara hari igihe ijya yihisha ntituyibone ariko hari n'igihe igaragara ngaganira n'agahinda ariko nyuma amaze kuganira nako abwira Imana ati ndaje ninjye Yabesi ninjye gahinda arayibwira ngo hari ibintu bitatu nkusabye aya masengesho ninyasoza uzabinkorere niryo sengesho numva dusenga uyu munsi abwira Imana ngo ndabizi ko mbana agahinda nsanako ngenda nkako nambara nkako nkariraho nkaryamaho nkagendana mu mujyi ndakamanukana iwacu barabizi ko ndiko ndasanako ariko hari ibintu bitatu nkusabye muri iki gihe haleluya abwira Uwiteka ramwatu Uwiteka ndagusabye ngo undinde umubabaro nterwa n'aka gahinda ntukambabaze birashoboka ko nzarinda mva utantabaye ariko agahinda ntikazambabaze ngo gatume ntakaza ibyiringiro ngo gatume Imana yanjye nyihakana arabira ngo kana Uwiteka unyagurira imbago agahinda ntikazatume nacuruza ngo nunguke agahinda ntikazatume ntajya muri korari ngo nkuririmbire agahinda ntikazatume nakora ibyo ngomba gukora mu bwami bwawe unyagurira imbago nkukorere gatatu abwira Imana ngo umugisha wawe kuko utanga nta mubaba ubamo unkomereza amaboko kuko nshobozwa nawe umimbaraga Yabesi yavuye mu masengesho Imana imwibagije agahinda imuha umugisha imwagurira imbago kandi murinda umubabaro ntiwamubabaza mu masengesho hari ibintu tujya tuhasiga hari ibintu bijya bisigara mu masengesho ibintu amafaranga adashobora amasengesho arabishobora ibintu amashuri adashobora amasengesho arabishobora ibintu ababyeyi badashobora amasengesho arabishobora abaje gusenga haleluya amasengesho ajya abikora mwakoze kuza gusenga Imana ifashe muri aya masengesho hagira ibintu muhasiga amasengesho ababohora ingoyi yose aya masengesho abinjize muri Kanani gusenga kubakorera igitangaza kandi sinone amasengesho arabakoze hari n'ibindi yakoze amasengesho uyu munsi amasengesho arabadutabaye hari n'ikindi gihe twasenze amasengesho arakora ababonye amasengesho abakorera dukomera Imana amashyi amasengesho arakora gusenga bikiza indwara gusenga byirukana amadayimoni gusenga bimara umubabaro amasengesho arakora iyo umuntu asenze yizeye Imana ishimwe amasengesho ukinisha ahantu Imana ibonekera nta mashuri wakiga ngo umenye ahantu Imana iba ariko amasengesho aza ahantu Imana iba nta mafaranga watunga yakugeza ahantu Imana iri ariko amasengesho aragusindagiza akakugeza ahantu Imana iri nta mitungo wagira ikugeza ahantu Imana iri ariko amasengesho aragutwara akakubwira ngo ngwino nkujyane umutima w'umuntu ujya imbere Imana ugakoma urugi umutima w'umuntu ujya imbere Imana
amasengesho arakubwira ngo humura iyo wasenze yarumvise. Amasengesho afite akanwa araganira, amasengesho afite amaboko arakora, amasengesho afite amaguru aragenda. Aho utagera uzatumeye amasengesho. Ahantu utagera uzabwira amasengesho. Amasengesho aburizamo imigambi y'inshakura. Gusenga bigaburira ushonje akarya agahaga. Gusenga byambika umuntu wari wabuze ibyo yambara akambara. Amasengesho ahamagara amafaranga, amasengesho ahamagara ubuzima. Amasengesho akura umuntu mu nzu y'imbohe kandi yari yasinyiwe yakatiwe burundu. Amasengesho abohora umuntu akava mu nzu y'imbohe. Amasengesho akakubwira ngo sohoka wambare inkweto zawe ukenyere wambare umwitero wawe tugende. Amasengesho ndabona mutari kunyumva ariko umwuka wera mfashe mu nyumve. Amasengesho abohora umuntu akabohoka. Gusenga nafashijwe Joseline. Amasengesho abitorera ngo barasenze. Petero ari mu nzu y'imbohe. Petero we guma hano wa guma wabona ndi no kuguhanurira utanabizi. Petero ngaryamye arimo aravuga ngo inkoteje izandya nkuko Yakobo murumuna wanjye byagenze. Amasengesho ngazana na marayika. Abera barasenze bacokoza ijuru ribwira riganira n'abera rababwira ngo mwaducokoje ariko ntago amasengesho yanyu ari burangire tutagize icyo dukora. Uyu munsi ni musenga ntimuhave nta kimana ikoze ntacyo byaba bimaze. Dusenze ntibigire icyo bimara. Amasengesho azana na marayika asanga Petero aryamye ryamahoba. Haramubwira ngo Petero wabyuka. Hamwe ngo urinde ubwira ngo nibyuke. Aramwanga abera basenze. Bene wanyu basenze. Byuka. Ambara inkweto zawe. Kenyera. Ambara umwitero. Shyiramo umukandara umurikire. Kuko amasengesho arakoze. Amasengesho arakoze. Amasengesho arakoze. Amasengesho arakoze. Bibiliya ivuga ngo Petero asohokana na marayika. Asohokana na marayika. Ubwo tuyoborwa n'umukiza dufite amahoro menshi muri urwo rugendo kandi azatugezayo amahoro. Ngo bageze hanze marayika aramubaza ngo urumva umeze neza? Petero ati meze neza. Okay, sawa ngaho genda. Icyo nagombaga gukora nagikoze, genda wiyereke bene wanyu basenze. Shayo mashini bara ya Yesu mwayakoma cyane. Hallelujah. Masengesho. Gusenga. Amasengesho ni bombi ikomeye cyane. Gusenga. Amasengesho ni bombi ikomeye cyane. Hallelujah. Gusenga gukingura ijuru. Gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro. Amasengesho akuganiriza nta sitoke y'umuceri wasize mu rugo akakubwira ngo humura. Mu ijuru baravuze ngo humura. Kandi ukabwira Imana ngo mbese ko nta sitoke y'umuceri nasize mu rugo bimeze bite? Ikakubwira ngo ni Imana ibeshaho abatagira shinge na rugero. Amasengesho araganira. Niba udaherukana nayo ndagutumye ngo ugende uganire nayo uzashira umubabaro. Yego. Ekola saya bereba. Gusenga gukingura ijuru.
gusenga bifasha umuntu wimara umubabaro. amasengesho arakubwira ngo ndabizi ko babiteze kandi ubireba ubibona ukajya ubyumva ukumva n'ibimenyetso byabyo, ukajya wumva ibimenyetso byabyo bikakugutura umugongo, bikakugutura amaguru, kumva umutwe umeze nk'umusazi, ariko waganira n'amasengesho. Hallelujah. Amasengesho akakubwira ngo burya ntuzapfa. Mana ishimwe. Nta usenga kina kandi ukandagira usenga ntabwo acyahonyora. Gusenga nibwo buzima, gusenga n'imibereho. Hallelujah. Amen. Yo. Amen. Yabesi abwira Imana ngo naje gusenga kandi sintaha utampaye umugisha. Akagahinda imyaka nkamaranye birahagije, nitwa gahinda aho nkorera, ndi gahinda aho ntuye birahagije. Ariko ubwo nakugeze imbere ukabura Imana ihindura amazina, umugisha. Imana yumva gusenga kwa Yabesi, imuha ibyo yayisabye. Uyu munsi Imana ibaha ibyo mwayisabye. Iryo ni izina twitwa n'ababyeyi, ariko kandi rikatugiraho ingaruka zikomeye bitewe n'igihe bari twisemo. Icya kabiri ni izina abantu batwita. Abantu bashobora kukwita kandi bikagufata. Bisa ni hari abantu twise bakazungu bikamafata, kandi mu marangamuntu yabo batitwa bakazungu. Umuntu afite imbaraga zo kukwita izina rikaguhama. Amazina twitwa n'abantu. Yisomye mu Itangiriro 37:19 havuga Yosefu bene se bamwita Karosi. Ayo makuru mwarayasomye? Mu mazina ise yari yarahaye Yosefu ntiyigeze amwita Karosi, ariko bakuru be baramubonye baramubwira ngo dukurikije ukuntu wiyemera n'ukuntu wiyumva tukwise Karosi, kandi riramufata rijya no muri Bibiliya. Abantu bashobora kukwita izina rikaguhama. Siko umuntu ashobora kwicara gusa akakwita umurozi utazi naho barogera. Mwari mubizi? Umuntu akwita umurozi utazi niyo buva, nta nubwo wigeze ubona n'amaso ya, akakwita umurozi akabwira abantu ngo uyu muntu ntimuzamusure n'umurozi. Aba umuntu akwita izina rikaguhama, ndetse nayo mwise abana banyu yarabahamye nkanswe ayo twitwa n'abakuze. Umuntu akwita umushingwe akajya baturiya mukobwa n'umushingwe arananuka ntazagire n'umutereta. Yana kupenda I love you so much sibyo, ukarinda usaza ugakaranika ugasenkanika kubera umuntu yakwise ikizina. Umuntu akwita karyamyenda utazi naho baguriza. Wenda warabikoze na rimwe ukishura kabaturani karyamyenda ntihazagira umuntu ukuguriza. Uwo muzima akakugenda aho wajya ukuza abantu amafaranga bakayakwima, kandi ubizi neza n'umutima wawe kutambura. Uramuguha ariko twebwe utureke ntutwice. Yesu arababwira ngo murashaka kujya he? Barambwira bati turashaka kujya muri zirangurube ziri hariya. Arabwira ngo nimugende, ingurube 2,000 zahomba ariko umwana wa Aburahamu. Ayo mashiya Yesu tuyamukomere cyane. Nyiri umukumbi yahomba, nyiri ingurube yahomba, ariko wanacunguye akabaho. Imana yahombye imishinga myinshi, iyo uzi niyo utazi, ariko wowe yameneye amaraso ukabaho. Ufite agaciro karuta k'ingurube, ufite agaciro karuta k'amafaranga, ufite agaciro karuta k'imishinga yose. Ni wowe mushinga w'Imana, ni wowe mushinga w'Imana. Ubwo uriho ni wowe mushinga w'Imana. Munyikirize amen. Izina rya gatatu ya kane ni izina umuntu yiyita ubwe. Hano birakomeye. Ni izina umuntu yiyita. Hari umugore wo muri Bibiliya wasanze Yesu muri Matayo 15:27.
ufite umwana urwaye urembye, abwira Yesu aramubwira ngo mwigisha wankiriza umwana. We yari umunyasidonikazi uyu mugore. Yesu aramubwira ngo ntago ibyo kurya byanjye njya mbihimbwa. Ariko ibisubizo bya Yesu murabyumva? Abaje gusenga haleluya. Mbese mwarambiwe ndekera? Munyikirize haleluya. Amakuru mfite nuko mukunda ijambo ry'Imana cyane. Yesu aramubwira ngo mugore mfite ubushobozi bwo kugukiriza umwana, ariko ibyo kurya byanjye si ibyo guha imbwa. Ubwo imbwa ni abanyamahanga. Umugore aramureba aramwitegereza aramubwira ati ariko Yesu nawe nta makuru ufite. Reka nze nkubwira amakuru. Wari uzi ko imbwa ziba mu ngo z'abakire? Ubu rero dufite abantu bafite noneho imbwa zifite n'abadogiteri. Imbwa ikaba ifite muganga wayo, ifite akabido k'amata, ifite inyama irya, bayigerera kandi ikarya ibintu bipimye. Imbwa izo ni imbwa. Umugore aramubwira ati rero nubwo naba ameze nk'imwe muri zo, ariko reka nkubwire amakuru. Nazo zigira umugisha wo kurya kubuvungukira bwavuye ku meza ya basebuje. None nanjye ninkugiraho umugisha nubwo ndi imbwa, nubwo ndiyo, ariko ukore kubuvungukira bw'ibyabe na Aburahamu nanjye umpeho. Ayi wewe, umugore ngakora Yesu ahantu. Abati mugore uzi ko ufite kwizera gukomeye gutumye umwana wawe akira. Haleluya. Kumbe burya nawe urabizi ko muri ubwoko budakwiriye ibyiza, ariko urabyemera kubyiyita. Nibyo kugura umugore ati ndabizi neza sinshobora no kubiha, ndabyemera turi ubwoko bwavumwe, ariko ubuvungukira buvuye ku meza ya bene Aburahamu nanjye nagabanaho. Yesu aramubwira ngo itahire mugore, umwana wawe arakize. Hari amazina twiyita natwe ubwacu tuzi kari amazina yacu, ariko Yesu nayo ajya yahindura. Ajya yahindura. Hanyuma izina rya gatanu ni izina igihe rikwita. Igihe. Hano umwuka wera yahamishuriye ibintu byinshi. Igihe. Uzi ko ababyeyi bashobora kukwita neza. Hano hasigaye hariho utuzina twiza. Bakarabo, Kazuba, Kanyenyeri, Gasitari. Ubu kera tuziya duhamagara ba mukecuru Kanyenyeri. Yesu we mukecuru Kanyenyeri. Ngo ngira kwa mukecuru Kanyenyeri ngakumpera umwukunzanire. Ayi data we. Nko muri 2080 abakecuru bazaba bitwa ba Kanyenyeri, ba Kazuba. Ba Mukandori bazaba bararangiye n'abantuzi. Hariho ba Kazuba na ba Kanyenyeri hagiye utundi n'utuye. N'aba Gasaro, ngongera kwa mukecuru Gasara kumera umwukunzanire. Ba Mukamana bazaba ntabo. Noneho rero igihe gifata umuntu witwa Kazuba. Undebe hano mbabwira amakuru we. Haleluya. Afite udufosete, afite n'inyinya, afite ukuntu ameze neza, afite ateye nk'igitunguru. Igihe kikakubwira ngo ntuteye nk'igitunguru usharara hanze. Bahura na gitunguru yaraye. Tise kuri umugore mwiza ukaba waraye hanze, kumbe igihe cyamubwira ngo bubu uruvuyemo. Se mwandebye nkababwira amakuru. Muri bo murandeba. Uzahura na bagitunguru barara hanze bagiye ku murenge gukwaka divorce. Se kuteye nk'igitunguru ugeze hano. Kumbe igihe kirakubwiye ngo sohoka uruvemo hagiye kwinjira undi. Sako mwandakari. Igihe kigukomera amashyi umunsi umwe ejo kikakuvugiriza induru. Igihe kikwicaza hakomeye ejo bakakumanukana amageragere. Yesu igihe we. Igihe kiguhahisha inyanya z'ibimene ejo ukajya guhahira mu mujyi, ukaba utagihahira Nyamata, ukajya guhahira mu mujyi kubera hari ikiciro cy'ubudehe kikugejeje. Icyo ni igihe. Igihe kikwambika London ukajya uyifura kuwa gatandatu nimugoroba uvuye muri repetition, mu gitondo ukayiraza ku musego kugira ngo izemo agakunjo, kugira ngo uyigarure mu iteraniro, kandi icyo ngundira umwuka bararajijisha kugira ngo nakandi gatenge gashya waguze. Kumbe ni kakandi. Ikindi gihe ukagira garderobe yuzuye amabaze, yuzuye ibintu. Igihe icyo ni igihe. Munyikirize haleluya. Munyikirize haleluya. Igihe kikwita ingumbu uyu munsi ejo tukakuvugiriza imuntu tutayi abyaye
muhungu we icyo nigiye nukuri kwiyera igihe izina twitwa n'igihe twese haleluya nta muntu ukwiriye gukina n'igihe uyu munsi niba ubabaye ejo uzishima kandi uyu munsi niba wishimye ejo ushobora kubabara cyo n'igihe ndabazi benshi twabanye bababaye uyu munsi barishimye hari nabo nzi bari bishimye uyu munsi bababaye inyuma y'abandi bose icyo n'igihe jya umenya kubana na Yesu mu gihe cyawe izina ribi Yesu azarihindura ariko naguha n'izina ryiza uzamenye uko witwara imbere ye munyikirize haleluya igihe mama igihe gituma umuntu akwita shushu beti sheri wahishije uti ndaje uti nahishije mukanya kabimena wanekeye ibijumba ubona ngewe ndi ingurube igihe kandi icyo nshimira Yesu no muri ibyo bihe byose ntatinya kuvugana n'abo yahamagaye duhereza Imana icyubahiro we ntayatinya kuvugana n'abo yagize guta n'abo yahamagaye iryo ni izina umuntu ahabwa n'igihe uyu munsi igihe kiragufata ukisiga kabuderi ukajya umara mu iminota 30 muri miriwari wihengekura kisiga hano ugashyiraho umutuku aho ugashyiraho ubururu hano ugashyiraho icyatsi aho ugashyiraho umweru hano ugashyiraho akadomo hano ugashyiraho iherena ejo ugatobora hano igihe kikakwira kiti komeza ubikoresha ugatobora hano ejo ugashyiraho ibiryamye ejo ugashyiraho ibizamuye ejo ugashyiraho ibitambitse ejo ugashyiraho ibinyerera ejo igihe kikakwira kikomeza ja igihe kikakukonkobora kikakujyana kikajya kikujyana witwaje inkoni singiye Yesu kugira ngo ndababeshya mereza iyo nkoni iyo igihe yankumi yingiraga gutya hano usigaho iby'umutuku hano ushyiraho iby'ubururu hano ushyiraho umuhondo aho ushyiraho icyatsi igihe kirakubwira kiti komeza buhoro buhoro ukunama buhoro buhoro ukongera ukunama ukajya umwe mwana wawe wanzaniye amazi akakubwira ati mukecuru uzabyara abandi njye sindimo igihe wari uhagaze kiramwunamisha wari umukire cyamukenesha wahaga abandi cyatuma asabiriza igihe wari inkumeje arasaza akaba umukecuru wari umusore w'ibogara afite amatuza yikoma mu gituza ati ngenda akaze mu mujyi wose ejo igihe kiramubwira ngo unama witwaze ikibanda ugahabwa serivisi n'abandi icyo ni igihe ariko abakitwayemo neza bafite andi mazina babikiwe twese haleluya izina rya gatandatu nababwiye umwuka yamishuriye yambwiye ngo hari ibuye ririho izina dukomere Imana amashyi benshi hari ibuye ririho izina rabi hari ibuye ririho izina ritanditswe n'umuntu hagira abantu 3 baza hano cyangwa 4 ndasoje mwene gitare Bibiliya yavuze ngo unesha ekosa ya belamo unesha zamuhibuye ekoria ririho izina ritazwi n'undi muntu wese keretse nyiraryo hasigaye utundi 2 muze mwiruka unesha nzamuhibuye akirarata hanyuma buri wese agiye kunsomera uko yahana unesha nzamuhibuye ririho izina ritazwi ntihagire ukopera undi unesha nzamuhibuye ririho izina ritazwi n'undi muntu wari we wese keretse nyiraryo muzi gusoma mwese twagiye iwawe handitse ngo iki uyu yitwa Umugiraneza amazina yawe asanzwe ni Mukaturi nabo Vestine ariko unesha afite ibuye ryanditseho iri zina ritazwi n'undi muntu wari we wese mu ijuru bakwita Umugiraneza ariko bana gahigendera unesha nzamuhibuye ririho izina ritazwi n'undi muntu wari we wese
amazina yawe ubusanzwe witwa nde? Denise niyo nagira. Denise niyo nagira. Kwibuye ryawe handitsweho nguki? Umutoni kuri se. Umutoni kuri se. Haleluya. Sawa. Unesha nzamuhibuye ririho izina ritazwi n'undi muntu wari we wese keretse nyiraryo. Munyikirize keretse nyiraryo. Witwa nde mu busanzwe? Nayituriki merci. Iwawe handitse? Uwanesheje. Haleluya. Unesha nzamuhibuye ririho izina ritazwi n'undi muntu wari we wese keretse nyiraryo urihabwa. Ubusanzwe witwa Bizimana Samuel. Wanditsweho nguki hano? Umugwaneza. Imana iguha umugisha. Aha, umugwaneza. Sawa, Imana iguha umugisha. Unesha nzamuhibuye. Ariko nafashijwe uyu munsi Imana. Unesha. Imana idufitiye uruhisho. Haleluya. Ekosa ya benema. Witwa nde harya ma? Ayinkamiye Mariceline. Hanyuma unesha azahabwa ibuye ririho izina rishya ritazwi n'undi muntu wari we wese. Aha wiswe nde? Uwacunguwe. Amen. Unesha nzamuhibuye ririho izina rishya ritazwi n'undi muntu wari we wese. Usanzwe witwa nde? Utamuriza Françoise. Iwawe handitse ngo uwababariwe. Hari uruhisho mu ijuru badufitiye. Kandi icyo mu ijuru batwita nicyo turi cyo. Himbaza Imana. Haleluya. Hari icyo mu ijuru bakwita. Hari icyo mu ijuru bakwita gitandukanye n'icyo umugabo wawe akwita. Hari icyo mu ijuru bakwita gitandukanye n'icyo umugore wawe akwita. Hari icyo banyita gitandukanye n'icyo abana bakwita. Hari izina rishya ritazwi n'umuntu wari we wese keretse nyiraryo urihabwa. Haleluya. Mu ijuru hari andi mazina mashya. Amazina ababyeyi batwise siyo mu ijuru batwita. Amazina abantu batwise siyo mu ijuru batwita. Amazina imiryango yatwise siyo mu ijuru twitwa. Icyo Yesu atwita nicyo turi cyo. Hanyuma mwishimire ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya.